Yes sir, mbanje kubasuhuza mwebwe bakunzi bacu mudahwema kudukurikira amanywa nijoro uko mubishobojwe. Mbanje kubasuhuza aho muri hose, amahoro y'Imana akomeze kubakikiza mu byo mukora byose ndetse n'ibyo murimo byose. Nanibutsa abatarakora subscribe ko bakomeza bakora subscribe, bakibuka kandi gukanda inzogera kugira ngo bakomeze kubona notification, bakora like, share. Murakoze cyane, mukomeze kubikora neza kenshi gashoboka, munareba amavideo dukora. Hari ibintu byinshi byiza cyane turi kubategurira, muraza kubikunda kandi ni ibintu byinshi cyane bikenewe. Nkuko mubibona rero, twihuse cyane twabazaniye umugabo ubarizwa hariya muri RDC, abarizwa ahitwa Lubumbashi. Ni umugabo witwa Ngoyi Rukushi. Uyu Ngoyi Rukushi niwe mugabo wa mbere ku isi ufite imodoka ishaje, kuko iyo modoka imaze imyaka 160. Ni imodoka ngo yasigiwe na se ndetse na sekuru, bose bayitwayeho, ariko Ngoyi Rukushi uburyo ayitwaramo n'uburyo ayikoreshamo biratangaje. Aho ubu ngubu ari gukorera mu gice cya Nord Kivu, aho mu gace ka Ndosho, aho akorera amazi ni ikibazo bafite, ngo bugarijwe n'amazi ari mu migezi yabo arimo ibintu by'urwunyunyu. We ajya kuvoma amazi kure, ayakura ahitwa Rucuro, ayageza muri ako gace nyine. Niko kazi akora ka buri munsi. Uyu mugabo Ngoyi Rukushi akaba avuga yuko iyi modoka imutunze kandi imugejeje kuri byinshi. Ngoyi Rukushi, reka dukomeze dutangire turebe ibyo akomeza kutubwira. Biratangaje cyane by'iyi video. Ngoyi Rukushi ni umugabo usekeje cyane kandi utangaje, uburyo atwaramo iyi modoka ni umwihariko we. Reka dutangire, stay touch. Des ambassadeurs,
Papa mashariki na yote citoyen des ambassadeurs, citoyen des ambassadeurs, citoyen des ambassadeurs, citoyen des